Umugezi wa Nyabarongo wakomeje gukoma mu nkokora abakoresha umuhanda Muhanga-Ngororero. Uyu muhanda wa Muhanga-Ngororero ni umuhanda w'urujya n'uruza cyane ko ukoreshwa n'abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'Uburengerazuba, by'umwihariko akarere ka Muhanga ndetse n'akarere ka Ngororero. Uyu muhanda ukaba wifashishwa mu bucuruzi butandukanye, aho abaturage bo muri utu duce dutandukanye bagemurana ibintu bitandukanye byiganjemo iby'ubuhinzi. Nyabarongo rero nyuma y'uko ifunze uyu muhanda, bigomeje kugaragara ko urujya n'uruza rukomeje gukoma mu nkokora ndetse abaturage batari gukora urujya n'uruza nk'uko bisanzwe. Muri ibi bihe byiganjemo imvura, hirya no hino mu gihugu hari ibiza bitandukanye, aho biri kwibasira ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubuhinzi, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi. Ahangaha rero ntabwo ari ibi gusa, higanjemo imiturire. Ibi biza biri gusenya amazu atandukanye, biri no mu mpamvu ziri gutuma Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kwitwararika cyane cyane muri ibi bihe by'imvura, aho Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuzirika ibisenge ndetse no kuva mu manegeka ashobora kubashyira mu byago cyangwa se mu kaga, bakaba bakwisanga bari mu mazi abira nyuma y'uko wenda ibiza byaje bikabatesha umutwe cyangwa se bikaba byanabasenyera. Uretse kubasenyera gusa, rimwe na rimwe hari abahasiga ubuzima bikarangira bibagiranye, bakava ku ikarita y'isi bakajya iwabo twese nk'uko mukunze kubivuga cyangwa se bakitaba Imana. Hirya no hino mu gihugu mu nce zitandukanye ziherereyemo imisozi miremire, Leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abaturage kwitwararika mu buryo bwose bushoboka, ahanini baca imiringoti irwanya amasuri atazabyara inkangu zishobora kubasenyera zidasize n'ubuzima bwabo. Si ibyo gusa kandi Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage, ikindi ishishikariza abaturage ni ukwitwararika mu bihe by'imvura, aho nyine ibashishikariza by'umwihariko kuba imvura yagwa bakugama, hanyuma bakirinda kujya mu mvura kuko ushaka kubaviramo gukubitwa n'inkuba. Mu myaka itambutse hirya no hino mu gihugu hagiye hagaragara ibibazo mu bihe by'imvura, abantu barenga magana bamaze gukubitwa n'inkuba, biri no mu bintu bituma imibare igomeza izamuka. Bityo rero Leta y'u Rwanda ikomeza ishishikariza abaturage kwitwararika by'umwihariko mu bihe by'imvura, birinda kwitwikiza imitaka ikoze mu byuma cyangwa se kwegera ahantu hose hari amazi mu gihe cy'imvura. Ikabasaba kandi gucomora ibikoresho byose bikoresha ikoranabuhanga cyangwa se bikoresha amashanyarazi mu gihe cy'imvura, bakabishyira uruhande rumwe kugira ngo idateza impanuka. Inshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya, icyo usabwa ni kimwe, ukande sabone cyangwa subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Naho mu makuru ataha, ciao ciao.